Njyewe itariki ya mbere yambabaje zari itariki 11 z'ukwezi kwa 2010. Umugabo wanjye yazaga yasinze papa kuko yakundaga kwinywera ka byeri icyo gihe usibye ko ubungubu yarakijijwe. Ubwo rero ubwiza ndabufite ndabizi ibindi byo bwiza bw'umukobwa bwa mindizi bwami ariko ubwenge afite bwa gena igihe azamara. Uzashaka umugabo kubera ubuzima nakuriyemo je nari mfite inzara pe. Je narezwe na stepmother. Stepmother ya birumvikana. Sobanurira abantu. Stepmother nukurerwa na mukaso. Noneho uwo mwana w'umusore akageza mu rugo ariko akaza yitwaje brother wanjye nyine akaza kamuhamagara. Nyine kagira ngaje kureba brother. Papa tubaduje amaso urumva kandi papa wanjye nyine ni umuntu ufite igitsure. Ubwo rero duhuza amaso aganguka ari kunkurura ngo ningahe cyo je inkoni nakubiswe zatumye ntinya abahungu. Byabana si byabana hari umuntu utarabikinnye. Aba mama jewe ukaba mama nyuma yo kuba mama papa nawe ahari. Ariko nyine ibyo bindi sebe ni umugore cyangwa ni umukobwa? Abo bantu mfasha kubumvisha iki? Nje navuga ko ntangiye ubukano kanyu nkubise 5,000,000 kambwira ngo uraruzi konsomye sheri. Nta nubwo nagura inzu, nta nubwo nagura n'ikibanza. Nakwereka uburyo nyakonsoma. None ubwo nawe uzi kurya cyangwa ngo ushaka? Nabikwereka nta mukobwa unanirwa kurya amafaranga. Yego. None uyu munsi aho tugeze amafaranga kuyarya biroroshye. Rwanda Kingdom, comfortable life. The beauty is a beauty. Nimuvuga ngo ni mwiza cyangwa mubyumva mujye mubyumva, ni umukobwa udakenera filter kugira ngo abashe kuba mwiza. Yitwa B. Ni mwiza koko, mwajyaga mubona kuri social media wenda mukagira ngo ni filter aba yasizemo, ariko no mwitegereza neza urabona ko ubwiza bwe ari karemano. Yabamaye ku izina rya B, ariko nawe no umuntu mukuru ashobora kutubwira muri make uwariwe. Nje n'ubundi ndi B w'Abanyarwanda. B w'Abanyarwanda. Nta yandi mazina ugira? Ubundi nitwa Mutesi Manuelia. Mutesi Manuelia. Manuelia nukuri ujya umenya ko uri umukobwa mwiza, ibyo bintu urabizi? Wapi? Ntago no muri comment hari kuri TikTok bajya bagira batya bakakwandikira bati uri cyana cyiza. Ibyo bintu barabikubwira ariko iyo umukobwa amaze kwiyumva mu bwiza abinjije. Nyine byabaye ngombwa ko abakobwa bafata ubwiza bakabagira igishoro aho gukora. Yego. Rero nyine nabo nshaka gukonta kuri ibyo mba nshaka nyine gukurikira ibyo nshaka tu. Apana kwicara mvuga ngo kuba ndi mwiza. Okay, kuba ndi mwiza ni byiza kuko naka gaca no nkicajweho ni no kuri mwiza. No kuba ndi mwiza no kuba mfite TikTok irebwa nuko ndi mwiza. Yego. N'abandi bantu nyine benshi twagiye tumenyana hari impamvu nyine yabiteye. Ubwo rero ubwiza ndabufite ndabizi ibindi byo bari abantu bajya bavuga ko igishoro cyabo hano muri Kigali Nyarugenge se ari ubwiza, bo babavuga iki? Bakumva ko kuba ari mwiza gusa ari igishoro. Umuntu agira amahitamo muri ubu buzima. Yego. Rero gusa nanone nyine iyo uri umukobwa ukiyumva mu bwiza tukicara ukavuga ati ndi mwiza. Icyambere byakugora gushaka kubona nta mugabo muri kuberana. Yego. Ikindi gukora birakugora kuko bumva ko ubwiza bwakugaburira. Iyo abagabo bakirukanka ari benshi kubera ubwiza sometimes bikugira ikirema niko nabivuga. Nyine birakuremaza tu. Rero ubwo niba ari byo bahisemo hari story nigeze kubona y'umusirey queen watwitse kera nge sinanamuzi. Aratwika koko. Twitsa kuranga amadolari avuga uburyo ngo yahuye na ba Davido n'abandi bantu badana. Yego. Ariko nyuma today ari muri rehabilitation. Byaramucanze. Nuko rero abakobwa biringiye ubwiza ubuzima bwabo bujya burangira. Yego. Yeah. Okay. Birumvikana umukobwa w'ubwenge ntaga akwiye gushora ubwiza, akwiye kwishorera ubwenge, imbaraga, akaba ari byo bintu. Ubundi bajya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bwa mindizi bwami ariko ubwenge afite bwa gena igihe azamarayo. Hari ubundi bavuze gutyo bashaka kuvuga iki? Ubwiza bw'umukobwa kuba uri mwiza nta hantu utanagera tu kubera ubwiza bwawe. Yego. Inshuro nyinshi turabizi umugabo arakureba akagukunda agakunda ubwiza ariko iyo amaze gusanga mu mutwe nta kirimo. Yego. Hari amahirwe yuko uwo mugabo yari nawe wawe ariko kuko nawe wiyumva mu bwiza cyane agasanga ntago mwakomezanye. Rero ushobora kwinjira ibwami kubera uri mwiza ariko wagera ukaba nta kiri mu bwonko. Yego. Ugahita direct
yes be none se ubu uri umukobwa mwiza ariko byanga bikunda ntabwo uzahora uri umukobwa uzagera igihe uve mu bukobwa ushaka umugabo wubaka urugo simbizi niba nkuvugiye uzashaka umugabo ese wabireka we ibyo ni niko biba bigomba kurangira yego bigomba kurangira umugabo umushatse fa hari quality wumva ya danger ugomba kuzagenderaho mbere yuko wishakira umugabo wawe kubereye cya mbere umugabo uzi inshingano zo kwitwa umugabo yego hari abantu nyine bagaragara physically ari abagabo ariko ibikorwa byabo bikabambura iryo peti ryo kuba ari umugabo yego icyambere nyine agomba apana wa mugabo ushobora kubwiriza ibintu byose hari abagabo bameze gutyo uramwibutsa ko ukwezi kw'inzu kwashize kubimwibutsa ni byiza ko bafite ibindi bibazo ariko none hari no kuba umugabo avuga ati izi ni inshingano zanjye sina ngombwa ngo nziburane ntabwo mwumva se abagore bakora bahahira abagabo byumva akazi gashobora kubura umugabo yarafite akazi kakabura bikaba ngombwa ko umugore ari usigara ukora ariko nanone ugasanga umugabo uburyo ari kwitwara muri icyo gihe adafite akazi ntago ari uburyo ari kwitwara nyine kuko avuga ngo nyine akazi karabuze ngo ubwo nta kindi nakora ugasanga wenda yiriwe mu rugo yasize amarange yiriwe mu rugo abana ntago basa nabi n'urugero kuko ari uhari yiriwe mu rugo hari utundi tuntu nyine yakoze dutuma agaragaza ko nubwo umugore yagiye mu kazi ariko hasigaye n'umugabo yego rero byabaye ngombwa nabidanje uzamushake byabaye ngombwa umuntu agomba gushaka be reka tugende mu bintu ukunda kurya muri rusange ukunda kurya iki rero njyewe kubera ubuzima hari nakuriyemo kubera ubuzima nakuriyemo njye nari mfite inzara pe warashonje shaka kuvuga se ko wavutse kwa ngofero nk'abandi kwa kundi hari n'igihe mu rugo iwanyu ibintu biba bihari ariko utabifitiye uburenganzira bitewe n'ubuzima njye narezwe na stepmother ya birumvikana sobanurira abantu stepmother ni ukurerwa na mukaso yego mukaso ntabwo ba mukaso bose ari babi ariko buriya mukasi yamaze kubyara umwana we mwebwe uko yabafataga yasanze mu rugo bihita bihinduka uko yabitagaho atangira kubyita noneho ku maraso ye ku mwana we yego ibyo bintu rero bituma babana basanzwe mu rugo babura uburenganzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi birumvikana ugasanga hari nk'ibintu wenda papa wanyu yahashye ariko kubikoraho ntabwo mubifitiye uburenganzira hari n'ibyumba utageramo cyane rero ngiye kubera narezwe na stepmother urumva hari ibintu nabaga numva nshaka kuzarya nkabihaga yego nk'urugero nk'ifiriti amafi yego ibyo nibyo bintu ubundi navuga ngo nkunda kurya ariko nyine kuko maze kubyigaburira nsigaye numva noneho nta bintu bisigaye ngo nsigaye nikundira utuntu tw'udupome ubundi gakondo y'ahantu uvukira cyangwa se wakuriye ni hehe muri Muhanga karere ka Muhanga hari i Muhanga mu mujyi cyangwa muri turiya duce twegereye umujyi hari mu mujyi hari Gahogo birumvikana ntabwo ari mu giturage cyane uretse bwa buzima bwo kurerwa na mukaso nyine ni mu mujyi pe bo abakobwa beza baturuka mu majyepfo nuko baba barariye ubugari cyane urasa abakobwa beza baturuka mu majyepfo be ntatubwiye ni ukuvuga ngo reka mbabwire njye simbizi pe sibyo ubundi u Rwanda muri rusange rugira abakobwa beza tureke no kuvuga ngo wenda ngo abanyarwandakazi ni beza ariko rero urugero mwana ubonye umwana be nkurikije uko usa nkakurikiza aho wagiye ukurira n'ubuzima wagiye unyuramo ushobora kuba waragiye uhura n'abantu benshi bagiye bakwaprocinga bashaka ko mujya mu relationship mugakundana mukabana mukagira mute ibyo bintu byigeze bibaho njyewe hari ikintu kigeze kumbaho kera njyewe mu rugo nyine tuba dufite umuturanyi w'umuhungu yego nyine kwakunda abana baba baturanye njyewe kubera ubuzima nakuriyemo nyine nari meze nk'umwana ufite nk'ubwigunge nyine ntisanzura noneho uwo mwana w'umusore akageza mu rugo ariko akaza yitwaje brother wanjye nyine akaza akamuhamagara nyine kagira ngo aje kureba brother nkagira ngo nyine aje kureba brother wanjye akaza sometime akamusanga ariko nkabona ntibaganiriye yego ahubwo njye tukaba twiganirira rimwe uwo mwana tugenda tumenyerana gake gake kari n'agasore keza rega gatavuga kuko nanjye nari umujangweri amata ahubwo kari keza pe yego umwuga mwiza buriya
kuva ari bebe bitubwiye reka tubyeme so aba mwiza ate oya kubera reka ngusobanurira ako kantu kubera ko ngiye nakuze ubu ngubu namaze kumenya nyine ubwiza bw'umuntu ubwo se atanyitaho yaba ari mwiza gute ubwiza bw'umuhungu ni ukuba yarakoze sheri ibyo ngibyo reka nyine umuhungu rega n'ubundi nimvuga umuhungu wumve umugabo sibyo umugabo agirwa ubwiza n'ibikorwa bye urabajya bavuga ngo abagore n'abana n'amapusi ngo urukundo buriya rurizana nyine kugira ngo ibyo bintu bikunde ni ibintu birikora ariko umugabo cyangwa umupapa urukundo rwe ruterwa n'ibikorwa bye nk'umwana aguhobeye kabiri kuri geti utashye akabona nta bombo ucyuye next ntago abazagaruka ariko iyo ugiye ubikora yakemeraga akanagwa aje kuguhobera kugira ngo cya kintu nyine wamuzaniye n'ubundi akibone bivuze ngo urukundo rw'umugabo araruharanira ariko urw'umugabo akunda umugore rurizana rero ubwo nivuga ngo kari keza kuko icyo gihe nari umwana nari nkireba physical appearance nko mu myaka nka 12 ntabwo twakundanye mvuga ukuntu story yagenze umujama nyine yarazaga mu rugo bisanzwe nawe yarakira umunyeshuri nanjye ndi umunyeshuri ariko we ari mukuru kundenza ariko ubwo niba ari mu 12 yari afite nka 15 16 ubwo renge nkaba mfite papange nyine ugira amahane nyine ukanira byanyabyo njye ni nanjye mukobwa wenyine babyaye nuko umujama akajyaza rimwe papa arambwira ati karaga ngo singashaka aho mwumva nyine ameze nk'uri kumbangamira kwewaga baragakunda oya ntago nagakunze ahubwo nje nibazaga impamvu ari kumbwira ngo ntashaka umuntu kandi yaje tuganira rimwe rero reka gahungu kazave ku ishuri ari inyuma ya saa sita urabona twigaga igitondo n'ikigoroba tipe kaze mu rugo ubwo nari ndi hanze nyine ndi koza ibyombo muhine baricara ubwo igihe kigeze arambwira ati ndatashye ni sawa ubwo papa yararyamye ubwo mu rugo hari akadirishya nyine kari ku cyumba cya papa njyewe sinzi ukuntu narebye nka gutya papa tubaduje amaso urumva kandi papa wanjye nyine ni umuntu ufite igitsure ubwo rero duhuza amaso agangu kari kunkurura ngo ningaherekeze ntabishaka urumva uko turi gukururana aho ngaho abarababonye yaba yabibonye wagize amahirwe step mother ntiyabibona step mother icyo gihe iyo abibona natubwira ahantu bari bagiye we yashakaga ko muherekeza kuri pressure nese ni bya bindi nyine byaba nese nturahura n'umuntu ugasanga ari kugustressa nyine ku bintu bidafite n'akamaro birashoboka jama rero ati mperekeza ni ntabwo ngo yerekeze vie duhuje amaso gutya ndavuga tanga karazimita umujama nyine ubwo byarangiye ndetse arijyana shumyuzi ngo ninariye ukubitwa ati nasanze mukururana mwebwe vie ati nakubwiye ko karaga ngo ntagashaka ahangaha none utangiye kujya ukururana n'abahungu ubu ngubu ejo umunsi baguteye inda ejo umunsi bakugize gutya abahungu ntago bazi icyo gihe inkoni nakubiswe zatumye ntinya abahungu yego papa arambwira ati ngiye mbikubwenda papa wawe nanjye nabaye umuhungu ntago turi beza cyane cyane nk'iyo tubonye umwana dushobora gufatirana twamufatirana papa binsobanuriye gutyo n'inkoni nakubiswe urasibagirwa bra nyine ngiye nkura nyine numva n'ahantu nahura n'umuhungu ariko urabizi tugarutse inyuma iyo bavuze ngo gukina iby'abana dusobanura abanyarwanda abakunzi barwana kingdom twebwe iby'abana si iby'abana hari umuntu utarabikinnye aba mama yewe ukaba mama hanyuma nyuma yo kuba mama papa nawe ahari ariko nyine ibyo bindi abanyarwanda mutekereze oya abana numva ngo abana baranabikora ngo bakabigerageza nubwo batabikora ko video naraye mbonye kari gutrendinga ku twana nko muri nasari nk'imyaka nk'itatu mbona nyine utwana turi gukina iby'abana nyakubikina ndumva iby'abana ariko nyine iby'abana twe twarabikinnye ikindi rega twebwe mwe step mwagarukiragaho wenda mu kubikina ukavuga ati twarabikinaga buriya abana inshuro nyinshi bakina ubuzima muri bino by'abana bakina ubuzima babona mu rugo byo mu rugo iwabo
umugabo wanjye yazaga yasinze papa kuko yakundaga kwinywera ka byeri icyo gihe usibye ko ubu ngubu yarakijijwe. Hanyuma be njya nkunda kureba video zawe kuri social media, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi uzipostinga, nkanasoma comment abantu bagushima ko uri mwiza, ariko nanone hari abajya bibaza ese be ni umugore cyangwa ni umukobwa? Abo bantu mfasha kubumvisha iki? Njye navuga ko ndi umugore ko nakira inshingano ni muto. Yego. Njye nafashe inshingano zo kuba nkaho ndi nyina w'umuntu nkanaba papa w'umuntu nkiri muto. Yego. Ifite brother wanjye nareze kuva ari muto kugeza uko ngubu areshya. Yego. Yeah. Hari kuba umugore ko kwakira inshingano kuko hari abo witaho, hari no kuba umugore kuko wabyaye. Ibyo bintu kubera ukuntu byambayeho, njye mba numva ntari umukobwa. Yego. Kuko hari n'igenganira n'umukobwa nkumva nk'ubwenge afite nta nubwo twahuza. Kumva ntaho muhuriye. Tuvuga tapu, njye naranagwingiye. Njye n'ukuri hari n'abantu batekereza ko mfite imyaka myinshi pe. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu uca muri life, wowe ubwonko bwawe bugafunguka ukabona ibintu nyine tu abantu muri mu myaka imwe badashobora kubona. Yego. Nibyo bintu byambaye. Rero navuga niba ndi umukobwa, niba ndi umugore, niba ndi iki simbizi. Ariko nyine ndi single searching. Single searching. Ariko urabona uburyo abagabo barya neza. Cyetse natwarwa n'aba bakire bafite amafamu za Nyagatare bo bazazirekura. Bo umuntu we kumugenera biragoye, ahubwo ubushobozi bw'uzamukwa nibwo buzagena icyo agomba kumukwa. Njye ntabwo nshaka ko bazankwa ubushobozi bw'uzakunda ko bazankwa byinshi. Kubera iki? Njye reka nkubwire ikintu nemera. Icyambere wenda nk'umubyeyi wandeze wankize ku isi, cyagiye ntabashaga kuba nagira ikintu nikorera, we wabinkoreraga akwishimye. Yego. Ariko ibi biboro nyine byo kwipasa muremure, byo kurushya wenda umuhungu, aho kugira ngo niba papa wanjye yenda tuvuge n'ubundi papa rega yakumva ibyo nge navuze, ashaka kuganira n'umukwe, ariko umukwe n'ubundi akaba ari nge n'ubundi turi buze gufata umwanzuro. Niba ari 5,000,000 agomba kumuhebira izindi tukazitangiza ubuzima. Papa nkamwana none se ningumirwa bwo bizakumara. Ugumi wese byo byagumarira iki? Byo bizakumarira iki? Ibi biboro byo kuvuga ngo kowe nyinshi ngo nibwo mva ko ufite agaciro. Mani uza abantu bari muri divorce, uza abantu bari muri mariage bakobanye cyane kandi barabakoye byinshi cyane. Rero ngiye nago nzemera umugabo wanjye ko amuhe ibintu bya danje, ahubwo azabizane tubitangiza ubuzima. Okay, be hari umukobwa twabonye ku mbuga nkoranyambaga uri gukwirakwira, ari kurira ngashaka ngo umuhungu we, bigaragara ko yagwaye indege. Wamubonye nawe? Cyane. Wamuvuga iki? Kibira biracyabaho? Jewe ikintu cyonyine nemera, ngiye urukundo ndaruzi ko nyine nakunze n'umuntu byanyabyo no kumwikuramo biragorana pe. Nuba kirimo cyangwa byagezeho birashira. Ngo byagenze bite? Urukundo nyine tururashira, umuntu akagaruka mu buzima bwawe. Wa muntu wandikiraga ukibona message ukaba utatuzi utarayisubiza, anakwandikira akawiki kagashira, utuye tugashira, nyine urukundo rurashira tu. Ariko biriya ntabwo ari urukundo. Birahaba harimo ikibazo. Abantu burabakira ibintu mu buryo butandukanye, sinamubreminga, ariko nanone uriya muntu ukunda kuriya, uriya ni bene ba bantu umva ashobora no kwiyica yabuze umuntu. Yego. Sibyo? Ikindi kandi reka mbabwire rero mwarubyiruko, buri uzashaka akantu kagutera confidence. Confidence nkeya zituma ukunda cyane, none ukimariramo n'umuntu. Yego. Wowe uricara ukavuga ati uyu muntu arandenze, ubundi iyo umaze kwishyiramo ko uyu muntu akurende, iyo ugize umwaka ukisanga wa mukunzi wasa. Ugomba kwicara n'ufite akantu kagutera confidence, uvuga ati ansize nanjye hari impamvu zanjye bwite, numva ko nta cyadanje naba mpombye. Yego. Hari nk'ukuntu ushaka gukunda n'umukobwa, abantu wenda bakundanye baraza kubitubwira. Inshuro nyinshi nk'abahungu bari gukundana n'abakobwa beza kubarenza. Yego. Nyine hari ukuntu couple uvuga ngo baraberanye, hari n'igihe noneho couple avuga ngo yaramuhenze undi. Uriya rero uri gutekereza ko bamuhenze, uriya yasara. Ikindi kintu kirenze, abahungu bige gushaka abakobwa bazi gukora. Hari umukobwa uzi kurya amafaranga,
hari n'umukobwa uzi gukorera amafaranga. Abo ni abakobwa babiri. Ntangiye ubu kano kanya nkubise miliyoni 5 ukambwira ngo rara uzi konsomye sheri. Nta nubwo nagura inzu, nta nubwo nagura n'ikibanza. Nakwereka uburyo nyakonsomamo. None ubwo nawe uzi kurya cyangwa ngo nabikwereka. Nta mukobwa unanirwa kurya amafaranga. Yego. Noneho uyu munsi aho tugeze amafaranga kuyarya biroroshye. Ni ibintu byoroshye cyane. Rero utandukanye umukobwa uzi gukora amafaranga n'umukobwa uzi kurya amafaranga. Reka nkubwire uburyo bitandukanye. Ngiye nk'ubu nagiye nshora utu business twinshi tukanga. Ngiye nshaka gukundana n'umuhungu nkareba nka business akora nkicara nyine maze kumenya ngo yinjiza gutya, yunguka gutya, nkamenya n'ibibazo bye. Nshobora no kumugirira impuhwe. Avuga ati amafaranga yo gusuka ntayo nzamwaka. Kamureke nyine kubera ko ibyo akora urabizi ko nta kintu. Kubera ngewe nzi uburyo bashora, uburyo bunguka. Nzi noneho gukuramo amafaranga utari buyagarure. Yego. Icyo ni ikintu kiza kiriho. Iyo umukobwa yashoyeho abazi guha agaciro amafaranga. Atandukanye na umukobwa wenda amaze kwiga iwabo bameze neza, ugahita abona umusheri nawe ufite amafaranga, niyo wamuha miliyoni 5 ashaka kubwira ati bibi nayaguze wig. Kabaragiye. Agira inama. Inama rero abahungu bashaka abakobwa bazi gushaka amafaranga. Nashaka bazi kuyakonsoma ariko nawe azi kuyahiga. Azi kuyahiga. Ku buryo wamusohokana rega nawe akagusohoka. Nawe akagusohoka. Uzi umukobwa akuzi ko ari nk'umuhungu umushobora guhura akavuga ati nta n'umukobwa urangura n'agapeti. Kandi irwa mu rushene rw'abako. Yebo n'icuro nyinshi nkunda kugora umuhungu tugiye kumenyana. Turi kumenyana. Kumva avuga ati reka menye uyu muhungu ubundi kugumana nawe no kuba ntagumanye nawe. Icyambere ngiyewe namenyereye kwimenya buri kimwe. Noneho umuhungu uza mu buzima bwanjye ngiye nshaka kumenya ndamukeneye ubundi. Ese nibaje agiye kumpindurira iki gitandukanye nuko narimbaye. Yego. Niba atari ibyo nk'iyo Misiri, ubwo se nk'iyo Misiri nabanyitangira iki? Umuhungu nta kintu amari. Birumvikana. Sibyo? Ngiye nk'umuhungu tukimenyana. Nshobora kwifatanya ata nkubwiye nkohereze nk'igisuko ngakubwira ati kino gisuko ndagishaka. Wenda ashaka guhita gusubiza ati ni cyiza nyine ubwo wagisuka. Ngahita mubwira ni fagitire ni yawe. Si urugero. Iyo azanye ngo utumamvu ngo reba ngo nimeruka kwishyura ngo nyirinzu nyine ubwo nta nubwo guhera ubwo n'iteka ryose simba nzongera kugira ikintu nkubwira niyo naba ndi mu bibazo ubwo ubaye umwe mu bantu mbona yuko nyine nta kintu bamfasha. None se ubwo nyine niko ngemeze tu. None se ubwo ngira ngo ahubwo ushobora guhita utekereza uyu muhungu utampaye amafaranga ashobora kuba adasesagura. Oya. None we kuki ukunde iyo nabikoze nsa neza uzane muri za wawu. Wowe urabikunda iyo ubonye nabikoze. Sibyo? Erega n'ubundi wanyaprocinze kuko mbona uri mwiza usa neza. Ubona ko nsa neza niyitaho. None niba winjiye mu buzima bwanjye ukaba utari gushaka n'ubundi ko nakomeza nsa neza. Urahakora iki? Genda n'ubundi namenyereye kubyikorera n'ubundi nkomeze mbikore. Ikindi kuba umugabo n'ubundi natangiye mbivuga barabiharanira. Niba ushaka ko uba boyfriend wanjye ukanaba proud yanjye nyine ugakomeza ugasa neza mu maso yanjye no kukuvuga ngo mva ntibingora. Nyine gira akamaro mu buzima bwanjye. Ntabwo nkubwiye ngo wirengagize ibibazo byawe wibagi cyangwa ngo nanjye nkugore nibagiwe ko nawe ufite hazaza. Ariko niba ubona ndi girlfriend wawe wenda inzara zinsaziyeho. Si urugero ukaba utavuga ati akira amafaranga ajya gukoresha inzara, ahubwo ukishima ari uko ubonye navuyeyo inzu nayishyuye nyine twakomeje tukabana. Ese nyine bimeze gute? Ndabyumva mu magambo make ushaka kuvuga ko umusore mwakunda nubona ko usa neza ariko atazi uko icyatumye usa neza atazi aho we nta kibazo bafite ubundi ntago abayibaza ati ntago mwahuza. Ubundi se ubundi njye hari n'ibintu ubundi bijya bincana. Uyu uri umusore uba wumva uri proud y'icyo kintu ubundi. Umuntu asa neza ntuzi icyatumye asa neza. Kandi ngo ni girlfriend wawe. Ntabwo uba ufite se. Ariko avugishije ukuri. Ugafiringa inzara. Umukobwa inzara zirateye. Umukobwa umusatsi umeze neza. Yambaye neza yisize neza arahumura. Uri kuvuga ngo wow. Utazi aho bituruka. Nyine ibaze uri mu buzima bwe uhakora iki? Muri ubu buzima tubamo tujya tugira amatariki yo kwishima cyangwa se twibukiraho igihe twishimiye n'amatariki twibukiraho igihe twababariyeho. Ushobora kuba utibuka umunsi ariko niba wavuga uti iki gihe ngewe nigeze kwishima nshimishwa n'iki, hari n'igihe nigeze kubabara mbabazwa n'iki. Watubwira ukabwira abadukurikiye kuri Rwanda Kingdom. Ngewe
itariki ya mbere yambabaje zari itariki 11 z'ukwezi kwa 2 2010. Nibwo nabuzeho mama wanjye. Nibwo wabaye imfubyi kuri mama. Urumva ntago berega mama wanjye yapfuye, we yavuye mu rugo aragenda just to kugeza tiri nawe ataragaruka. We yarabuze nyine sinamenya amaherezo ye, sinamenya uko byagenze, n'ubu turashakisha, nigeze no kubipostinga n'ibiganiro nyine byose nagiye nkora, abantu bamwe barabizi, muraza no kubitubwira muri mama wawe kumbe yaburiwe irengero. No kuvuga ngo mama wanjye ngewe yavuye mu rugo, wenda ibyo inkuru yose tuzayivuga mu ubutaha. Ava mu rugo aragenda muri make. Agiye nyine uwo mwaka niyo tariki ntiyagarutse kugeza uyu munsi, sinongeye kumubona. Sinamenya ngo niba kiriho cyangwa se nta device nka telefone cyangwa ikindi kintu yari afite mu mugerageza. Ikindi kintu nyine tu. Iyo niyo tariki yambabaje. Ubwo wigeze ubwira leta ngo idufashe kuba no kuvuga ngo amakuru yari ahari nuko yari akiriho. Kwanza ubundi ni ibintu bye bicanganye, bamwe bati turabizi ko ahari, abandi turabizi ko yapfuye. Bigeze no guhamagara papa, abantu bamwe baramubwira ngo azaze gushyingura, aravuga se ndashyingura umuntu ntaza ahari. Bya bintu nyine by'ibihuha bikomeza bicaho iyo wabuze umuntu, nyine nawe urabyumva. Ubwo rero iyo tariki yarambabaje. Itariki rero ijyanye no kwishima, ngewe rwose mana muranishimye pe. Ngewe iyo mbona agaceri kari mu nzu, nta munsi ngewe nta special day yabayeho. Niba yaranabaye wenda sinabishyize ku bwonko ngo mvuge ngo, ariko nta gishya pe. Nta kintu nyine nta kintu cya danje navuga ngo cyabayeho, ku buryo kubera ko ngiye nyine numva gukura kwanjye byari bisaze. Buri munsi mba numva yego ko ndi mu nyungu. Buri munsi mba ndi mu nyungu. Iyo mbona nyine brother wanjye ishuri ryishyuye, nanjye meze neza, n'inzu yishyuye, utubazo twakemuwe tumwe na tumwe. Ubwo muri make ubu tuvugana still now ni wowe ukirihira brother mu ishuri, ni nawe mu bana byose. Ubu murabana wowe nawe gusa? Turabana. Kwa step mother wavuyeyo? Turabana mu nzu nishyura y'ukode. Yego. Shano kuri intwari, ahubwo ni we mugabo. Aze gushyira nyine. Engineer aze gushyira nyine muri comment. Ku muntu ushaka kuvugisha be abe yamuvugisha. N'umuntu ushaka kuba yamwubakira inzu akabana nawe na musaza kumuvugisha ngewe mana nyagasani, ngewe burangira icyifuzo mu buzima. Ntabwo ngenge nsaba Imana ibintu byinshi. Mba numva Imana wenda twebwe nyine numva gukodesha n'ibisazi. Imana imaye nk'inzu, nkabona akazi nyine, ka kazi mvuga ngo kano kazi nakanjye gahagaze neza. Ngiye nkunda ibintu bya cosmetic. Ngiye mba numva nacuruza ibintu by'amavuta, ibintu by'ubwiza nyine, hasiga abanyarwanda murabizi. Niyo ndi kuvuga ku kintu cy'amavuta mba numva ndi proud yacyo cyane, nk'iyo nayamenye nyine mugataye amavuta. Rero ngewe inzozi zanjye ni ukuba nafungura cosmetic, afungura shop y'amavuta mbonye ubushobozi, ahasigaye naba mfite n'iwanjye. Ibindi rwose mara yanjye nta kindi kintu ngiye nshaka muri iyi. Hanyuma sebe kuri social media aba content creator tubaho, hari igihe njya kubona nkabona bari gutukana ibitutsi nyandagazi kuri social media, kandi nawe hari igihe biguca mu maso ukaba ubasha kubibona. Bari abantu bamera ubutumwa, se bya bintu birakwiye? Ni ukuvuga ngo ngewe ntangira gukoresha social media numvaga ari gutanga opinion. Yego. Ntavuga ngo ngiye kuba umusitari, ntavuga ngo abantu bazamenye, nyine ngewe wumve ngo nabikoraga just for fun, nyine mvuga ati reka sharing ibintu uko mbitekereza biceho bigende. Ariko mu minsi mike ntangiye kuyikoresha, hari ikindi kintu kigenda kikuza mu social media, imeze nk'uburozi. Yego. Iyo yijeho ufite inzara, ubwo nimvuga inzara wumve ba bantu nyine bayijeho batekereza ko bagiye guhita babona amafaranga, bakabona ntibiri gukunda. Cyane hari nk'abantu bayobowe na views. Views ugasangira kuyoboye bra cyane. Views imaze kukuyobora, iriya ntambara uri kuyirwana uba wumva uri mukuri. Wirengagije ko ejo uzaba washaje kandi social media ibibika, hari abana bawe bazabibona. Twarabidownload. Urumva hari abana bawe bazabibona. Yego. Cyangwa se nawe igihe kikazagera bikagutera isoni.
biriya rero ubu views y'ubundi yuje ku mihanda kuri social media ugatangira kwiha agaciro kuruta wowe kwiyubaha kwawe ni kuriya birangira ari na mbere ngenda banza gushimira abantu tubana buri munsi hari wa muntu ushobora kongeraho narwaye sometime hari wa muntu ugomba kumenya amakuru nubwo yaba atari bungereho ariko by'umwihariko ngiye nshimira brother wanjye ko niwe muntu umangayikira ko turabana cyane yego ya abandi bantu rero hari studio navuga ngo ndimo ndashaka ko izamenyekana yitwa Wakanda iri muri Muhanga umwana uyikoramo nyine n'umwana mwiza twabaye inshuti turamenyana ntekereza ko buri muntu wese waje mu buzima bwawe ntago yabura ikintu cyiza abukoramo cyangwa se nyine abantu iyo bahuye byanze bikunze habaho memories yego kuva twamenyana nyine n'umwana mwiza iyo studio muzajya kubona mubone ndimo ndayamamaza kuko ubu ngubu turashaka kwise ariko umwana arafotora bro amafoto yose mubona niwe yamfotora yego kandi abameze neza kandi nyine ni meza abasa neza ikindi ndashimira Rwanda Kingdom wow ni umwe mu bantu namenye nkasanga nyine ubundi ngiye nkunda kwitetesha buriya nuko abantu batabizi wigira igitesi kandi utari cyo njye bacaka nyine narakuze biba ngombwa ko menya ibintu nkunda njye nkunda umuntu ntetesha ukareka njye nyine ukampa uburenganzira tu abantu mudukurikiye ntabwo bino bintu dukora byoroshye mujye mwihangana mudusupport reba nk'umwanya ushize turimo turabatamo Simoni niko nk'umwanya ubu ngubu ugiye kwicara be umuzuminge hahantu utabashaga kuzuminga neza umuzuminge kubera umwanya munini ubwo rero nukuri mujye mwihangana niba ari sub uyishyireho niba ari comment kandi uduhe comment zidusubizamo imbaraga ntago ari uko tutari strong ariko nanone turi abantu uduhe comment zidusubizamo imbaraga ndetse ibi nimwe tubikorera be dusoza akantu ka nyuma nshaka kukubaza kukwamamara kukugira ubwamamare kuri social media hari imbogamizi wigeze uhuriramo nabyo cyane zimeze zite ikintu cya mbere njyewe urumva nk'uburyo ibintu bya social media byaje ntazi ko njye nzageraho abantu nk'ukuntu njye abantu bandika be muri comment bavuga ati ku byagenze gute na DM bimeze gutyo ubutumwa sinanabusubiza ngo nzaborangize niba ujye nyandikira DM rwose mwana wanjye nagaruka kwirengagiza biba bimeze gutyo yego haba harimo n'ubutumwa bwa zamani ugasanga nk'umuntu yaranditse yandika kuri Facebook yandika kuri Instagram agaruka kuri TikTok ariko ntaramenya ubutumwa bwe nyine urumva ntabwo nari nzi ko nzamenyekana numvaga biraho gusa nanone social media ni mbi social media yagupushinga uri umuntu udafite ubushobozi yakubuza amahoro kuko ubona nyine urumva hari ingeri zose ikindi abantu badukurikira ibi bintu nigeze no kubivuga mu kindi kiganiro abantu badukurikira baradupushinga yego ugasanga nk'umuntu wenda ukoze video ntitaye kuri background ntitaye kuri outfit cyo numva ko nyine ndi gupostinga ibintu kuko mbitekereza avuga ati afite uburenganzira bwo kubyumva agascrolling akigendera cyangwa akandika comment yuko abitekereza ugasanga nk'ubwo nkawe wagakenewe bagutuka reba nk'ahantu uri gufatira video reba ukuntu usa abandi bakobwa reba ukuntu bameze ugasanga nyine abantu niba ari ukubera ibibazo nabo babifitiye bavuga ati reka nze nduhure mu bwonko naje nyine kubimaramo igihe ubu nabimazeho igihe rwose nta comment n'imwe isigaye cyane yancinege urakoze cyane twari turi kumwe n'umukobwa mwiza yitwa Be twaganiye ibintu byinshi hari inyigisho nyinshi yagiye atambutsa hano kandi nizeye ko mwamubonye mukaba mwanamukunze reka rero bashimire Be ngaho basezere turabakunda cyane ni nayo mpamvu tuba twicaye urakoze cyane turabakunda mugire ibihe byiza